Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ni umunsi w'iteka yakugeneye kugira ngo unezererwemo, ugire imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka. Yewe ubeho nk'umuntu umunsi umwe uzahagarara imbere y'intebe y'Imana akavuga ngo Mana, ibyo wampaye narabikoresheje, uwo wangize we nabikoresheje kubw'icyubahiro cyawe, iminsi wampaye kubaho ku isi ntabwo nigeze nyipfusha ubusa. Iyo tuvuze gutya abantu bagira ngo ni ukubaho umuntu abihiwe. Oya, gukora ibyo Imana ishaka bizana umunezero, bizana kugubwa neza, kubana n'Imana bizana kunyurwa. Iminsi dufite hano ku isi ikatubera iy'umumaro, tukazasiga dukoze icyo twasabwaga gukora. Buri muntu wese Imana yaremye mu isi hari icyo Imana yaramugeneye azayikoramo. Numara n'Imana umwanya ugatinda mu ijambo ry'Imana, ugatinda mu gusenga, Imana izajya igenda ikumenyeshaho kamwe kamwe, ubereho impamvu yawe ya nyayo yo kubaho utayihushije. Imana iguhe umugisha. Turimo turasoma mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 19. Iki gice kintera amarira mu maso, kintera agahinda, kuko ni ingaruka zo kuba kure y'Imana. Ni ibintu bibi, ni inkuru zibabaje, ariko zizanwa byose no kuba kure y'Imana. Umuntu agakora icyo ashaka, agafata ibyemezo bitari byo. Reka dufatanye gusoma ku murongo wa mbere ngo muri iyo minsi nta mwami Abisiraheli bari bafite, nuko hariho umulewi wasuhukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu, ashaka umugore i Betelehemu y'i Buyuda. Bukeye umugore we aramuhararuka, akajya asambana, arahukana ajya kwa se i Betelehemu y'i Buyuda, amarayo amezi 4. Ibintu byose birababaje. Haba umulewi wasuhutse agahunga, birababaje. Haba umugore yari yarashatse ngo aramuhararuka akajya asambana. Mwibuke ko aba barewi n'abatambyi ntago bapfaga gushaka umuntu ubonetse uwo ari we wese. Birashoboka ko uyu muryango wari warigeze kuba muzima, ntago babivuzeho byose mu buryo burambuye. Birashoboka ko wari warigeze kuba muzima, bahagaze bakora ibyo Uwiteka ashaka. N'uyu mugore arashoboka ko yari yarigeze kuba muzima, ariko kujya kure y'Imana nshuti yanjye ntuzi icyo bizakubyarira. Nongere nkubwire, niba waragije umugisha wo gushaka, ntuzatangire gusenga ariko wabonye umugabo wawe yabaye umusinzi, umugore wawe yabaye ikirara. Niba mwarashakanye ari umuntu wubaha Imana ukunda gusenga, tangira gutitiriza Imana igihe ubona ubwo bushake bwo gusenga bugabanuka. Niba ubona bigabanuka, nubwo nta ngeso mbi yari yagira, ariko menya ngo bizendinga bigiye mu ngeso mbi. Imana itugirire ubuntu. Ku murongo wa 4, nuko sebukwe se wo mukobwa aramusibya, amarana nawe iminsi 3, bararya baranywa bararayo. Ku murongo wa 7, uwo mugabo arahaguruka ngo agende, ariko sebukwe aramwinginga ngo yongere kurara. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yaje gusubira iwabo, hanyuma uyu mulewi ajya gucyura. Agiye gucyura, sebukwe aramwishimira, aramuzimana, tongera urare dutarame, ongera urare dutarame. Abasobanuzi babiri bavuga ngo birashoboka ko se w'uyu mugore yari yaragize ipfunwe ry'uko urugo rw'umukobwa we rwasenyutse. None abonye umukwe we agarutse gucyura, arabyishimira, arabinezererwa, mbese bakora nk'ibirori kugira ngo bongere bare ko umuryango wasubira mu bumwe. Dusimbutse gatoya tukajya ku murongo wa 10, ngo ariko uwo mugabo ntiyemera kurara. Ubwo ku inshuro ngira ngo nk'iya 3, uwo mugabo ntiyemera kurara, arahaguruka arigaba. Uvuga ngo yagiye mu mugoroba, agera ahateganye n'i Yebusi ariyo Yerusalemu. Yari afite indogobe 2 ziriho amatandiko, umugore we nawe bari kumwe. Ku murongo wa 20, uwo musaza aravuga ati, nuvuga ngo bashatse icumbi, babura icumbi, biyemeza kurara mu nzira nyabagendwa, inzira nini y'igihogere. Barara aho ngaho babuze umuntu bacumbikira. Babanje kwanga gucumbika mu midugudu y'abanyamahanga, bifuza kujya gucumbika kwa bene wabo, ariko ni bene wabo bataye Imana, bakora ibyangwa n'Uwiteka. Hanyuma umusaza umwe abasanga ku nzira. Ku murongo wa 20, ngo umusaza aravuga ati, shyitsa umutima mu nda, kandi ibyo ukeneye byose aba ari nge bibazwa, ariko mwe kurara mu nzira. Amujyanye kumucumbikira. 22, nuko bakinezerewe, ni ukuvuga ngo umusaza yamwakiriye, bakinezerewe mu mugoroba, haza abanyamudugudu b'ibigoryi bagota inzu impande zose, bakomanga ku rugi, bavugana n'uwo musaza nyir'urugo bati, sohora umugabo winjiye mu wawe kugira ngo tumumenye. Kugira ngo tumumenye, murabizi ibi ngibi ni Sodomo byarabaye. Ni ukuvuga ngo barashaka kuryamana n'uyu mugabo, n'abatinganyi. Sohora uyu mugabo. Ubu ni ubwoko bw'Uwiteka, namwe mu mazu y'Abayisiraheli. Ni ukuvuga ngo sohora umugabo kugira ngo tumumenye, turyamane nawe. Ku murongo wa 24, dore nguyu umukobwa wanjye w'inkumi n'umugore w'uyu mugabo, abo nibo sohora, namwe mubonone mubagira uko mushaka, ariko uyu mugabo mwe kumugirira iby'isoni nke bene ibyo. Ibi bintu biteye agahinda, iyi nkuru iteye agahinda. Uyu musaza yanze ko basambanye uwo mugabo nyine ubutinganyi, ariko aravuga ngo ndabaha umukobwa wanjye n'umugore w'uyu mugabo mu mutwaye. Ntago ari igisubizo, ni ibindi biteye agahinda. Ndetse nanavuga ngo umugabo uyu munsi muzima ni umuntu uproteja umugore we, ntago ari umuntu bavuga ngo umugore wanjye none ni mumujyane. Kereka umuntu wagiye kure y'Imana mu buryo bikabije, niho umugore ashobora no gusambana akazana amafaranga atunga urugo, umugabo akumva nta kintu bitwaye. Ariko umugabo wese uhagaze mu nshingano z'umugabo, aba umugabo uproteja umugore, urinda umugore we, ntago amwe expose. Hari ibintu yemera ko arantu yemera ko atajya, hari ibintu amurinda. Ubu ndimo ndavuga umugabo muzima. Inkuru rero ibabaje, gutingana cyari ikizira ni koko, ariko nibi bakoze n'iki gisubizo bashatse kiragatsindwa n'Uwiteka. Ikindi kintu kiboneka amangaha,
mwibuka ko abagore basaga nkaho badafite agaciro, badafite n'ijambo, ku buryo bavuze ngo twara umukobwa wanjye n'umugore w'umugabo mubonone, kandi kuko barabononye ibintu bimera nabi. Nongere nkubwire ngo ibi byose ni ingaruka zo kuba kure y'Imana, yaba ubwoko baciyemo barimo bataha iwabo n'ubwoko butubaha Uwiteka. Imana yacu tugirire ubuntu. Ku murongo wa 28 ngo aramubwira ati ubwo mugore bamuraranye ijoro ryose bamugirira nabi, aza adagifite akuka, agwa ku muryango we yanzuye wa musaza aho bari bamucumbikiye. Babyutse mu gitondo baramubwira ngo byuka tugende, bazi ko akiri muzima ariko umwuka wamushizemo. 28 ngo aramubwira ati haguruka tugende, ariko ntiyakoma. Ahera ko aramuterura, uwo ni wa mugore wamaze gupfa, ahera ko aramuterura amushyira ku ndogobe ye. Nuko uwo mugabo ahera ko arataha. Ageze iwe ashyira intumbi y'umugore we mu nzu, yenda icyuma amucagagura ingingo zose nk'ibice 12, abyohereza mu bihugu bya Isiraheli byose. Nuko ababibonye bose baravuga bati ibintu bimeze bitya ntabwo bigeze gukorwa cyangwa kuboneka uhereye umunsi Abisiraheli baviriye muri Egiputa kugeza ubu. Nuko nimubitekereze, mubigire inama, mubivuge. Mwibuke yuko nta mwami bari bafite, nta mutware, buri muntu yakoraga ibyo ashaka, ibyamuzagamo. Iyi nkuru irababaje. Uyu mugore yagiriwe nabi kugeza ubwo apfuye. Umugabo we nawe nta gisubizo afite, nta mana imwegereye, niba ariko navuga ngo aramujyana, atwara iyo ntumbi, ageze ayicamo ibice, ayohereza mu mazu yose ya Isiraheli, muri bwoko bwose abahungu ba Isiraheli abohereza mu mazu yabo yose, kugira ngo bamenye ko habayeho ibintu bikomeye. Ariko ndibaza ko iyo baba bari kumwe n'Imana hari ubundi buryo bwo kuvuga akaga kabagezeho, hari ubundi buryo bwo kurindwa aka kaga. Nshuti y'Imana, iyo turimo tugenda tujya kure y'Uwiteka, dushobora kudahura n'ibimeze nk'ibi ngibi, ariko kure y'Uwiteka nta mahoro abayo, nta kintu cyiza namba kiba, ntago haba inama nzima, ubwenge buva ku gihe, umuntu ahitamo ibyo atarakwiriye guhitamo, akagira inama umuntu ibintu bidakwiye. Imana iturinde buri gihe cyose ugiye gufata decision, yaba iyo mu kazi, yaba ikwerekeza gushaka ubuzima, yaba ikwerekeza gushaka umugore cyangwa umugabo, yaba iy'ubuzima bwawe bwite, igihe cyose ugiye gufata decision urimo wumva kujyana kure y'Imana, nongere nk'ingingo bitekerezeho kabiri, ongera ubitekerezeho. Hitamo gusonza, hitamo kwangwa n'abantu, hitamo kuba wavugwa nabi, ariko wowe gufata icyemezo kikujyana kure y'Imana. Imana yacu tugirire ubuntu. Imana yongere isuke imbaraga zayo mu buzima bw'abahungu bayo n'abakobwa bayo, dukora iby'Imana ishaka. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.